urakoze kunsigira umugabo, warakoze kungabira umugabo mwiza, uzugira amahoro iyo ugiye. Okay. Alo? Nyaruka unkurira ubucafu ngaho. Brigitte noneho arapfuye. Abakunzi ba 72 Hells, mu gihe tugitegereje episode ya gatatu, ibi nibyo bikubiye muri episode ya gatatu. Brigitte noneho nyuma yo gucika umwicanyi akabona arokotse umugambi mubisha bari bamufiteho, noneho uyu munsi bamufatishije, uyu munsi bamurangije, uyu munsi bamukubise uburozi, yapfuye, arapfuye rwose. Bamukundaga mwese mwihangane, bamukundaga mwese mwihangane. Bamwita Brigitte, twaramukunze muri 72 Hells, twaramukunze cyane. Bamuteze iminsi, bamugera amashoka, bamugera iminigo, bagira bate, ariko noneho bamuhaye uburozi. Aka kanya muri episode ya gatatu season ya kabiri birarangiye, bamuhaye uburozi. Ntuzacikwe rero, ntucikwe na episode ya gatatu. Icyo usabwa ni ukuba kuri iyi channel yacu ukizigamira, ugakanda subscribe kugira ngo utaza gucikwa niba utarayikanze. Ahasigaye episode ya gatatu yasohoka igahita ikugereraho igihe ugahita uyibona. Ahasigaye ukareba ukuntu Brigitte bamuhaye uburozi n'uburyo ki asezeye. Birababaje cyane. Brigitte baramurangije rwose. Nyuma yo gukoresha ubundi buryo bwo gukoresha abicanyi, birangiye bakoresheje amarozi, noneho birarangiye. Brigitte wacu, Brigitte twakunze. Iyi episode rero, iyi episode ya gatatu iteye amatsiko. Icyo usabwa niba uri mushya kuri iyi channel, kanda kuri subscribe kugira ngo nisohoka uhite ubibona. Hanyuma niba wumva wifuza ko twayigushyiriraho vuba, andika muri komenti wandike ngo turayishaka. Ahasigaye ukande na like kugira ngo mbibone koko ufite umuhate wo kuba utegereje iyi episode ya gatatu season ya kabiri. Ahasigaye tuyikore vuba, ngushakira amakuru vuba mpite nyikugezaho. Ahasigaye urebe uburyo ki Brigitte bigenze nta gutanze amakuru. Icyo usabwa ni iki, ni icyo ngicyo. Hanyuma rero nk'uko twagiye tubibona bapanga ibintu bigiye bitandukanye, n'ibyo ngibyo bakoze birangira bamuteguriye uburozi nk'uko nawe ubibonye. Reka dutegereze n'amatsiko menshi turebe ngo ese araza kurokoka ubu burozi bamuhaye, ese noneho araza kubasha kuba yarokoka, ese yaba ari ibizunga akaba yaza gusubira ibuzima, tukongera tukamubona muri episode ikurikira ya kane. Icyo usabwa rero ni ugutegereza episode ya gatatu. Ahasigaye tukamenya uko bimeze. Episode ya gatatu nayo iri bugufi, kuko ibi nibyo biyikubiyemo. Nuko mbavuze ntireka ngakuremo mbanza nkabereke, ubundi mube musigaye mutegereje muzi neza ko hagiye gushya kabisa. Muri episode ya gatatu hagiye gushya, muri episode ya gatatu kabisa. Icyo usabwa ni ukuba hafi aho ngaho. Reka tumanuke rero. Ahasigaye mwandike muri komenti muri benshi, mwandike ngo turayishaka, ubundi mpite nyibazanira.